murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze kubw'umwanya w'ikiruhuko muduhaye mutwemereye twakomeza gahunda tukakira nyakubahwa ministre w'intebe akatugezaho ijambo rigaragaza ibyo twagezeho mu myaka ishize n'ingamba z'iterambere. Right Honorable, umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyakubahwa abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu mwitabiriye umuhango, abayobozi mu nzego zitandukanye batumirwa mwese, kuri uyu munsi duhuriye hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo twongere tuganire ku rugendo rw'iterambere ry'igihugu cyacu. Tukaba dukunda kubiganira mu bice byinshi binyuranye cyane cyane mu rwego rw'umushyikirano nyakubahwa Perezida wa Repubulika abadutumiyemo kugira ngo tubwire abanyarwanda inshingano zacu n'icyo tuba twaremeje kubakorera. Ndagira ngo mbashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mwongeye kudutumira muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano iteranye ku nshuro ya 19. Ikiganiro ngiye kubagezaho uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika kiribanda ku byagezweho mu myaka 7 tumaze dushyira mu bikorwa gahunda y'iterambere twise NST1. N'ubusanzwe mu mushyikirano twibukiranya ibyo tuba twaraganiriye mu mushyikirano wawubanjirije, ariko uyu nguyu ni umushyikirano urangiza gahunda y'imyaka 7 twihaye NST1. Tukaba twifuje kugira ngo tuvuge ku bintu by'ingenzi byakozwe muri iyo myaka 7, ariko tutanibagiwe kwibutsa ko imyanzuro yo mu mushyikirano w'umwaka ushize wateranye ku itariki ya 27 na 28 z'ukwezi kwa Gashyantare kwa 2 umwaka ushize, yari yafashwe imyanzuro inyuranye ikaba yashyizwe mu bikorwa ku rwego rwa 97%, hafi yose twarubahirije, ndetse ibikorwa bike bitari byarangira ni ibyasabaga inyigo zirambuye cyane nazo zikaba zirimo gukorwa zigeze kure. Ngarutse rero ku kiganiro nyirizina, nk'uko mwese mubizi, gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 irimo ibikorwa byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwemereye abanyarwanda mu mwaka wa 2017, bikaba byaragomba kwiga mu bikorwa na guverinoma mu gihe cy'imyaka 7 irangira uyu mwaka wa 2024. Kandi iyo gahunda ikaba igamije iterambere rirambye ku banyarwanda bose mu bufatanye n'abaturage kandi mu bice by'igihugu binyuranye. Ibikorwa by'ingenzi bimaze kugerwaho nk'uko ngiye kubibagaragariza bikubiye mu nkingi 3 nk'uko twazishyira muri NST1 twitegura, harimo urwego rw'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse na governance, imiyoborere myiza. Muri iyi gahunda ibyagezweho ku kigero gishimishije, nubwo nk'uko hagiye haba imbogamizi nyinshi ku isi natwe dutuyeho nk'u Rwanda zagiye zihungabanya bimwe cyangwa zigatuma bimwe zidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, ariko ibyinshi byashyizwe mu bikorwa, ndetse tukaba twakongera kuvuga ko n'ibitarashyizwe mu bikorwa kubera imbogamizi twahuye nazo nk'isi yose, harimo icyorezo cya COVID, harimo ihindagurika ry'ibihe, harimo n'ibiza byagiye bisenya abantu cyangwa bikica bamwe mu baturage kandi byabaye ku isi yose, ariko ntibyatubujije gushyira mu bikorwa ibyinshi mu byo twiyemeje kandi bitararangiye bikazanagizwa vuba nabyo. Kubera iyo mpamvu rero ibikorwa bishyirwa muri implementation byitunganywa, turabizanya ko Perezida wa Repubulika kuzatunganywa vuba cyane. Ni ukuvuga ko ni bike byari bisigaye, ariko nabyo ntabwo twahungabanye ku bigo byatuma tutabirangiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu bijyanye n'inkingi y'ubukungu, ndagira ngo nongere kubwira abanyarwanda ko bitewe n'ingamba zitandukanye guverinoma y'u Rwanda yagiye ifata zigamije guteza imbere ubukungu, igihugu cyacu ari imbere y'icyorezo cya COVID ari na nyuma yacyo, ubukungu bwacu bwakomeje kwiyongera ku kigero gishimishije ku buryo cyabaye ku mpuzandengo ya 6.9 ku mwaka kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu gihembwe cya 3 cy'umwaka ushize. Ibyo ariko nubwo mbivuze tuzirikana ko mu gihe cya COVID ubukungu bwamanutse cyane kandi hari ku isi yose, ubwacu bugera munsi ya 0.3%, ariko bukaba burimo kubyuka vuba cyane ku buryo ubu twizeye ko buzasubira ku gipimo kiri hejuru ya 7 mu gihe kiri imbere cya vuba.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku rwego rw'igihugu hajya hafatwa ingamba nyinshi cyane zirimo imishinga ikorerwa y'amajyambere ajya ku baturage ndetse n'izindi ngamba zituma ubukungu bw'u Rwanda butera imbere. Zimwe muri zo nk'uko muri mwabyemera Abanyarwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, harimo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kubungabunga ubukungu, ariko harimo no kuvugurura itangwa ry'imisoro ndetse n'amafaranga abaturage batanga mu rwego rw'inzego z'ibanze. Ibyo rero byarakozwe kwari kugira ngo imisoro itangwe neza, itaba muzigo ku Banyarwanda, ariko bidakuye ko imisoro igomba kwinjizwa kandi imibare igaragara ko Perezida wa Repubulika nagira ngo mbwira Abanyarwanda ko muri iyi myaka 7 ishize imisoro y'u Rwanda twinjiza yikubye inshuro 2, ku buryo urwo ruhare rwo muri budget y'igihugu rwagaragaye rutuma na budget yacu uvuye muri 2017 kugeza uyu munsi yikubye inshuro 2. Ibyo rero bijyana nuko uko kwiyongera kwa budget kw'ingengo y'imari y'igihugu kujyana nyine n'ibikorwa guverinoma ikorera Abanyarwanda, kandi byagiye byigaragaza ndibuza kugarukaho, kuko kwinjiza amafaranga ni kimwe ariko no kuyakoresha uko bikwiye ni ikindi. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, guverinoma yagiye ishyiraho ingamba nyinshi zirimo nkunganire, cyane cyane nkunganire ku kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli no gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Guverinoma kandi yanongeye amafaranga ya nkunganire mu ifumbire, ni ukuvuga fertilizer dukoresha mu buhinzi, hagamijwe kunoza uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, public transport. Mu mujyi wa Kigali havugura imicungire y'uburyo bwo gutwara abagenzi, hanongerwa umubare w'imodoka nini buses zitwara abantu muri uyu mujyi. Muri urwo rwego rero haguzwe, Leta y'u Rwanda yafashije abikorera kugura buses zigera kuri 200 zamaze kwishyurwa, 100 muri zo zikaba zaramaze kugera muri Kigali ndetse zaratangiye operation muri iyi minsi ishize, ubuzima gutwara abantu mu mujyi wa Kigali, zikaba zaragabanyije umuzigo abagenzi bagera gutegereza buses umwanya munini. Ariko umubare nyawo tuzagura bus zigera kuri 340, izo 400 zamaze kwishyurwa kandi 100 zamaze kuza, izindi 100 zizaza mu kwezi kwa kabiri, hanyuma hari izindi zigera kuri 140 zizaza mu minsi ya vuba nazo. Iyo gahunda yo kongera imodoka no kunoza uburyo bwo gutwara abagenzi irakomeje no mu bindi bice by'igihugu, dukuyemo n'umujyi wa Kigali, ko izakomeza no mu ntara. Mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, mu rwego rwo kwihaza ku biribwa no gusagurira amasoko, kuko nizo ntego ebyiri twari twihaye, twashakaga ko Abanyarwanda bihaza mu biribwa, ariko ndetse tukaba twanagurisha hanze ibirenze ku byo twihagijemo. Hagiye hatangwa rero nkunganire n'ubwa subsidy igenerwa abahinzi, cyane cyane nyuma y'ibiciro by'ifumbire bigiye bizamuka ku isi. Turishimira rero ko iyo nkunganire yafashe cyane cyane abahinzi kongera ingano n'inyongeramusaruro, ifumbire n'imbuto bakoresha ku buryo zikubye inshuro zirenga 2. Ubusanzwe uko tubara ifumbire mu buhinzi, tubara ibiro umuhinzi ashyira kuri hegitari imwe. Muri 2017, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hegitari y'Umunyarwanda ashobora kwishyiraho ibiro 32 gusa, ariko tugeze ku biro 70 kuri hegitari. Ariko twemeza ko urugendo rukiri kuko mu bihugu bimwe byateye imbere ubuhinzi cyane, hari abageze kuri ibiro 140 kuri hegitari. Ubwo rero nubwo twakoze urwo rugendo, twemera ko urwo gukora rukiri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Intambwe tumaze gutera kandi mu bijyanye n'imikoreshereze y'ifumbire ni nziza cyane, ugereranyije wenda twigereje n'Abanyafurika bakiri ku biro 25 kuri hegitari muri rusange, ariko dushaka gutera imbere twigeranye wenda cyane n'abandi, tugakora ibyo twiyemeje nk'intego nk'igihugu. Tuzakomeza rero kongera ingano y'ifumbire, dukomeza kuyibona no kuyegereza abaturage, ndetse muri urwo rwego Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nagira ngo mbwire Abanyarwanda ko guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa twujuje uruganda ruvanga ifumbire i Bugesera, rukazajya rukora toni 100,000 mu gihe cy'umwaka. Iyo fumbire izafasha Abanyarwanda cyane cyane kuko ni ifumbire uzajya uvanga ukurikije akarere ugiye kwishyiramo, twizeye ko izadufasha kongera umusaruro cyane mu rwego rw'ubuhinzi. Ku bijyanye n'imbuto z'indobanure, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twari twarabemereye mu gihe cy'umwiherero muri 2019 ko tugiye gukora uko dushoboye tugahagarika kongera gutumiza imbuto hanze. Iyo ntego twayigezeho, twajya tubwira Abanyarwanda ko kuri ubu ngubu imbuto zose dukoresha mu Rwanda tuzikorera mu gihugu hano imbere, ahubwo amafaranga twakoreshaga tuzitumiza ubu tuyakoresha dufasha abatubuzi bazituburira imbere mu gihugu. Umubare rero akenshi wageraga hagati ya miliyari 4 na miliyari 8 wo gutumiza imbuto hanze, ubu tukoresha imbere dufasha abaturarwanda kuzituburira imbere.
mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ubutaka kandi no kongera umusaruro, guverinoma y'u Rwanda yongereye imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda yo kurwanya isuri. Tukaba twarakoze amaterasi menshi, ari bita amaterasi y'indinganire ndetse n'andi bita amaterasi yikora, ni ukuvuga progressive terracing. Tukaba twarakoze amaterasi kuri hegitari zirenga 1,147,000. Ayo yose yakozwe mu gihugu hose mu turere tunyuranye, ariko twemeza ko dukeneye gukora ndarenzeho kandi tugakomeza gusaba abanyarwanda ko buri wese ufite umurima akora amaterasi mu murima we. Binyuze mu mishinga minini y'ubuhinzi, hongera ubuso bwuhirwa nabwo bikubye hafi kabiri aho twuhira, ariko nkambona kugira ngo abanyarwanda ko kuhira bidahagarara, ko tutagomba kugira ubuhinzi bushingiye ku mvura gusa, ndetse tukaba dufite umushinga munini uzakora mu gihugu hose ugamije kongera irrigation, kuhira imyaka, ku buryo rero twizeye ko n'umusaruro uzagenda ujyana nabyo. Guverinoma kandi yakomeje kongera imbaraga mu kuvugurura ubworozi, harimo kwita ku buzima bw'amatungo, kongera ibikorwa remezo by'ubworozi n'ibindi. Ibi byagizeho mu kongera umukamo w'amata, kuko buriya twagiraga umukamo w'amata wa litiro 700,000, ubu tugeze kuri litiro hafi 1,100,000. Ariko nanone urugendo rurakomeje, ntabwo ruhagarara, dukomeza gufasha aborozi. Hari n'izindi gahunda zatangijwe zitezweho gutanga umusaruro mu gihe cya vuba, mu gihe cya vuba. Muri zo harimo ubwishingizi bw'ibihingwa n'amatungo bwaratangiye, ariko tukomeza gushishikariza abanyarwanda gufata ubwo bwishingizi cyane cyane ko bwatanze umusaruro mwiza mu gihe cy'ibiza, ari amatungo yapfuye, ari n'ibihingwa byangijwe, ba nyirabyo bakagira icyo basubizwa n'ubwishingizi. Ubwo bwishingizi kandi agira mvuge ko leta y'u Rwanda bushyiramo nkunganire, kuko kwishingira amatungo umworozi yitangira 60%, leta ikamutangira 40%. Twongeye kubishishikariza abanyarwanda rero. Hari kandi n'uruganda rutunganya amata y'ifu rugiye hafi kuzura, rukaba ruzajya rutunganya litiro 650 z'amata ku munsi umwe. Aho nabwo twajya tumere impungenge abanyarwanda ko aho amata azaba ari hose tugira ibyo bita center za collection, aho tuyakusa amakusanyirizo y'amata, ku buryo tuzajya tuyatwara azayagera ku ruganda bitagoranye kandi ntihagire amata apfira ubusa. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo, mu rwego rwo gukomeza gutunganya ibikorwa remezo bifasha mu koroshya ubuhahirane no gutwara abantu n'ibintu, hubatswe imihanda ya kaburimbo ihuza uturere dutandukanye, ifite uburebure bwa kilometero 1,600. Muri iyo mihanda rero y'ingenzi abanyarwanda barayizi, kuko niyo yagiye igabanya ubwigunge, ikoroshya ubuhahirane. Harimo nk'umuhanda wa Base Rukomo Nyagatare, Kagitumba Kayonza Rusumo, Ngoma Bugesera Nyanza, Huye Kibeho, n'umuhanda wa Pindura Bweyeye. Iyo ni imihanda yashyizwemo kaburimbo, ndetse hari n'imihanda ifite ibirometero birenga 237 yakozwe mu mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali abatemberamo nako imihanda ya kaburimbo nayo yiyongereye muri iki gihe cy'imyaka 7. Hagamijwe kandi gukomeza gufasha abahinzi n'aborozi kugeza umusaruro ku isoko wayo. Hirya no hino mu gihugu hubatswe kandi hanasanwa imihanda y'imihahirano, tuyita feeder roads, nayo ifite ibirometero birenga 3,700. Ubwo intego tuba twereje ko tweremeje kuba twakora mu myaka 7 ibirometero 3,000, ariko twashoboye kwirinda dufatanyije n'abanyarwanda. Hamaze kandi gushyirwa amatara ku muhanda ku burebure burenga ibirometero 2,160 ku mihanda minini niyo mu mijyi, ugereranyije na kilometero zirenga 2,400 zaziteganyijwe. Aho rero akazi nako karacyakomeje. Gahunda yo kugeza amazi meza ku banyarwanda n'amashanyarazi nayo yarakomeje. Muri iki gihe cy'imyaka 7, ingo nshya zirenga 1,5 miliyoni zagejejweho amashanyarazi. Ibi byatumye rero ingo zifite amashanyarazi ziyongera, ziva muri 2014 ko dufite ingo 34% z'ingo zari zifite amashanyarazi, ubu tugeze kuri 74%. Ariko intego ni ukugira ingo 100% nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadusabye. Turacyafite rero kurangiza miliyoni 26% kugira ngo ingo zose z'abanyarwanda zibe zifite amashanyarazi. Mu kwegereza amazi meza abaturage, hubatswe inganda 7 zitunganya amazi. Muri zo abanyarwanda barazizi, harimo Nzove, Kanzenze, Gihira, Kanyonyomba, Mwoya, Nkombo na Nyankora. Ibi byatumye ingano y'amazi atunganywa ku munsi yongera hafi inshuro 2, ku buryo twarengeje intego twari twihaye.
intego yari ukugera ku birometero 303 ariko twageze ku 330. Hubatswe kandi imiyoboro y'amazi ifite uburebure bwa kilometero zisaga 1800 mu mijyi na kilometero zirenga 2000 mu bice by'icyaro. Hanasanwe imiyoboro y'amazi 191 itarakoraga mu bice by'icyaro. Guverinoma izakomeza kwagura iyo miyoboro ndetse inakomeza gahunda yo kugeza amazi meza ku baturage kuko twemeza ko ariyo soko y'isuku ndetse n'imibereho myiza. Mu rwego rwo kurushaho guteza imbere ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, umurongo mugari wo kwihutisha internet fibre optique wakomeje kugezwa mu gihugu hose uva ku kilometero 3,300 ubu dufite mu mwaka wa 2017 ubu tugeze ku birometero 15,700 tukwiza urumuri mu gihugu hose. Serivisi za leta zirenga 680 ubu zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga cyane cyane tunyuze ku cyo twita irembo. Ibi byihutisha imitangire ya serivisi kandi bigabanya umwanya abazikeneye bamaraga bategereje cyangwa se bajya gutonda ku bigo bya leta. Ubu icyo turimo gushyiramo imbaraga ni ukugira ngo umunyarwanda wese ashobora kuba yagira telefone no kumenya kubyikorera atagombye kujya gutonda umurongo none ku mukobwa twita aba agent. Ku bijyanye n'inganda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twabwira Abanyarwanda ko urwo guteza imbere inganda rwakomeje hibandwa cyane kongera ibikorwa remezo mu Rwanda byo gushyigikira made in Rwanda, gushyigikira ibikorwa mu Rwanda no guhanga imirimo mishya ku Banyarwanda ko ariyo ntego twari dufite nk'inganda, ku bufatanye n'abikorera